Abantu benshi baribaza bati nakora iki kugira ngo umukunzi wanjye atazajya nshidikanyaho n'umunsi n'umwe? Yego rwose, ukuri nuko icyizere ariyo nkingi ikomeye cyane y'urukundo kwenza ukanisha bitekereza. Ni ukuvuga ngo iyo cyubaswe neza urukundo ruraramba kandi rugakomera kwenza ukanisha bitekereza. Iyo gisenyutse umubano wanyu nawo urahagarara cyangwa se ugahungabana kwenza ukanisha bitekereza. Niyo mpamvu icyo ubusabwa aba ari kubaka urukundo cyangwa kubaka icyizere cyanyu muri byose. Bigose n'ibyanditse muri Bibiliya ngo urukundo rwiringira byose kandi rwizera byose. Aho nabakorera. Ndabizi urukwibaza ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiki cyangwa se tugiye kuganira ku biki. Ariko ukuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 8 bituma umukunzi wawe akwizera cyane kukurushaho, akakwimariramo muri byose. Niyo mpamvu icyo usabwa ari ukurikira ino video kugeza ku musozo kurushaho gusobanukirwa ndetse no kuyabyimbitse. Byana byiza kutasobanukiwe ukandika muri comment ukabaza kugira ngo tubantu tugusobanura ubutaha cyangwa se tubikwereka ubutaha. Niba munyemereye rero reka turebera hamwe ibyo bintu. Tutangiye n'ikintu cya mbere. Naho ikintu cya mbere jya uvugisha ukuri. Ntukamubeshye no byaba ari ibintu bitoya, kubera ko uribuka yuko buhoro buhoro ari rwo rugendo kugeza ugeze ku ndunduko cyangwa se ku musozo w'urugendo uburiwe. Ukuri gutuma icyizere gikura, ariko nanone ikinyoma gisenya icyizere cy'igihe kirekire cyane. Nanone wibuke yuko kubaka bivuna cyane kandi uko bitekereza, ariko gusenya biroroha cyane. Ni mu kanya ko guhumbya aho tuvugira aha birarangiye gusenya, ariko nanone kubaka biravuna, bishobora no gufata imyaka myinshi cyane kandi ukanisha bitekereza. Siri mpamvu nafata igikorwa cyubatswe imyaka myinshi akagitesha agaciro umunsi umwe wonyine, ariko biba byiza kwaka urukundo rufite icyizere cy'igihe kirekire kiramba. Naho kabiri, jya ukora ibyo wasezeranye. Niba wavuze yuko uzabikora bimukorere. Niba wavuze yuko uzamukunda byimazeyo, mukunde byimazeyo. Niba wavuze yuko uzamuha imodoka yimuhe. Gusa ibyo bikora mbarwa ugiranyije natwe. Ariko iyo amagambo yawe ajyanye n'ibikorwa byawe, umukunzi wawe ushaka kugukunda no kukwizera kwenza uko bitekereza. Gusa ibyo ngibyo ababikora turi bake ugereranyije n'abariho. Ariko biba byiza twabikora kubera ko bifite umumaro kandi biradufasha muri byose. Gusa benshi byatunaniye. Naho gatatu, irinde guhisha ibintu by'ingenzi. Guhishirana bitera gushidikanya nta kabuza, ariko ukuri muganize ku bintu birebera mwembi cyangwa se ku bintu bibareba mwese hamwe, kandi mwubaka umuco wo gukorera mu mucyo. Nubwo abantu benshi bakorera mu mwijima wo gukorera mu mucyo cyangwa se ahagaragara. Bigoza byanditse muri Bibiliya ngo mwambure ibinyoma muvugane ukuri. Aho nawe Befeso 4:25. Gusa muri iki gihe rwose ngo barambura ukuri ahubwo bavugana ibinyoma, ariko abeza nabambura ibinyoma bakavugana ukuri. Gusa benshi byatunaniye. Naho kane, jya umwizerwa. Yego rwose, ntugakeneye amarangamutima y'abandi cyangwa ngo ukore ibintu bituma umukunzi wawe ahora afite impungenge, kubera ko ni byiza gukora ibintu bimushimisha bituma ahora yishimye naza gukunda kurushaho kandi akweguriye byose mu buzima bwe. Nubwo benshi byatunaniye, buriya nuko tutabizi, ariko ubudahemuka ni umusingi w'icyizere. Gusa muri iki gihe ngo guhemuka nibyo musingi w'icyizere, ariko abakora ibyo baribeshye, nta cyerekezo bafite, bari mu buyobe. Naho gatanu, mutega amatwi. Ni ukuvuga ngo iyo akubwiye ikibazo cyangwa impungenge ze, mwereke yuko umwumva kandi umwitaho kwenza uko abitekereza. Ibyo ngibyo bizamwongerera imbaraga n'imbaduko zo ko yakwihangana cyangwa zo ko yakora ibintu bye yatuje kwenza uko anisha bitekereza. Kubera ko iyo umuntu yumva yitaweho arishima kandi akumva yuko atari wenyine ari kumwe n'abandi. Kumva ko mugenzi wawe cyangwa se kumva mugenzi wawe bituma yumva afite agaciro, umutekano ndetse n'ibindi byamugirira umumaro, kubera ko yumva ko arinzwe kandi akumva ko atari wenyine ari kumwe n'abandi bari kumufasha muri ibyo bintu cyangwa se muri ibyo bibazo arimo. Gusa muri iki gihe aho biba ni hake ugereranyije. Naho gatandatu, mwubahe. Ntukamutesha agaciro imbere y'abandi, kubera ko icyubahiro gituma urukundo n'icyizere bikomera kandi bigakura kandi ukanisha bitekereza. Ni ukuvuga ngo mwubahe muri byose, mwumvikane muri byose, urukundo rwanyu ruzagenda neza kandi ruzakura kandi ukanisha bitekereza. Nubwo wifuza yuko rutakura, ariko ruzakura ndetse runatera imbere kandi ukanisha bitekereza. Naho 8, shyira Imana hagati y'umubano wanyu. Musengere hamwe kandi musabe Imana kubayobora. Ni ukuvuga ngo iyo umubano wanyu uri wowe n'Imana cyangwa se Imana iri hagati yawo, urukundo rurakura kandi icyizere nacyo kigakura kwezi ko babitekereze. Bigoza byanditse muri Bibiliya ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose,
aho ni Imigani 3:5. Mbere yo gusoza ibuka yuko icyizere kitubakwa umunsi umwe gusa, ahubwo cyubakwa n'ubudahemuka, kubahana n'ibikorwa bya buri munsi. Wubatse icyizere aba yubatse umubano uzaramba imyaka myinshi cyane kurenza uko nisho bitekereza. Gusa muri iki gihe byagwanye cyane kuko ababikora ni bakeya. Mwakoresha gukurikirana inyigisho rwose. Mbibutsa yuko ubutaha turavuga amabanga 8 atuma umukunzi wawe adashaka kugutakaza cyangwa se agutakariza icyizere. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.